hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yabyigishije abigishwa be. Muvandimwe, abantu benshi muri iki gihe bigize ko ari abantu b'abatoni ku Mana. Abantu benshi muri iki gihe bigize ko ari abantu bazi byose ku Mana, bigize ko ari abantu bagererayo abandi ku Mana. Nyamara twese tubayeho gutakamba, twese tubayeho kwinginga, twese tubayeho guca bugufi tugira ngo turebe ko hari icyo twakura ku Mana yacu. Rero aba ni abigishwa ba Yesu Kristo, bari abahanga kandi bari abanyamwuka ko bagendanaga n'Imana, ariko byagezeho babwira Imana ngo Mana twigishe gusenga. Mu yandi magambo, wowe wumva ko hari icyo uzi, ntacyo uzi, kuko igihe cyose uracyatakamba kugira ngo Imana igire ibyo ikwereka, Imana igire ibyo iguhishurira. Rero nshuti muvandimwe, Mana twigishe gusenga. Igihe icyo ari cyo cyose dukeneye ko Imana yongera ikavugurura imitima yacu, tugire ko Imana yongera ikaduha amavuta, dukeneye imbaraga mu buzima bwa buri munsi, kandi dukeneye kumenya ibituruka mu ijuru. Dukeneye ko ijwi ry'Imana ryumvikana mu matwi yacu, ijwi ry'Imana ryumvikana mu mitima yacu. Umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo yarisabiye ngo Mana twigishe gusenga, kandi ari umwigishwa. None woweho urihandagaza ukigira igitabashwa, ukigaragaza ko wowe n'Imana, ukajya ahantu ukidagaza, mbese ukagaragaza ko hari abanyabyaha, ukagaragaza ko woweho uri igitangaza, ukiranutse, ushobora. Nyamara ibuka ko n'abigishwa ba Yesu Kristo babaye injiji, baravuga ngo Mana twigishe gusenga. Nawe ndagira ngo uyu munsi utakiri Imana uyibwire ngo Mana nyigisha gusenga. Impamvu nkuzanira ijambo ni uko abantu benshi turasenga ariko ntitumenye icyo dusengera. Abantu benshi tubayeho mu rugamba rwo gusenga, mwami, tukirukanka mu butayu ahantu hatandukanye, ariko mu by'ukuri ntitumenye ngo dukwiye gusengera iki, dukwiye gusenga gute. Niyo mpamvu benshi muri twebwe tudasubizwa, niyo mpamvu benshi muri twebwe tugwa tugatsikira, niyo mpamvu benshi muri twebwe hari aho tutagera. Ni ukubera ko tutazi gusenga, ni ukubera ko tutazi icyo dusaba, ni ukubera ko tutazi icyo dusengera. Mu by'ukuri rero abantu benshi ahangaha nshaka kumvisha, hari abantu birirwa basenga Imana bayibwira ngo Mana dukurireho ikigeragezo twahuye nacyo, dukurireho ibi bigeragezo, dukurireho ibi bibazo, dukurireho izi ntambara, dukurireho ibi bikomeye turimo. Nyamara ntibabasha kumenya niba ibihe barimo ari ibigeragezo cyangwa niba ari ibihano. Nshuti muvandimwe, Yobu yahuye n'ikigeragezo, Satani aramusaba, Satani aramugerageza uburyo bwose bushoboka. Kiriya cyari ikigeragezo, ariko ndagira nkubwize ukuri, hari n'abandi biri tubwira bahanwe, bari mu gihano, bahanwe n'Imana. Rero ushobora gusanga wowe uri gusenga Imana ngo Mana nkuriraho iki kigeragezo, Imana ishobora byose, kandi ahubwo uri mu bihano. Hari amakosa wakoze, hari uburyo ki wavanze umurimo w'Imana, hari uburyo ki wandagaje umurimo w'Imana, hari uburyo ki wafashe izina ry'Imana ukarisuzuguza, kandi Imana hari uburyo ki we yifuzaga kubamo, ariko uyu munsi ukaba uri mu gihano, ariko wowe ukacyita ikigeragezo. Rero ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bari mu bihano ariko bo bakabyita ibigeragezo, hari n'abari mu bigeragezo ariko bakabyita ibihano. Rero gerageza umenye icyo usengera, kuko uyu munsi ushobora kuba usenga ngo Imana igukure ikigeragezo kandi ahubwo uri mu gihano. Hari n'igihe waba uri gusenga ngo Imana igukurireho ibihano kandi ahubwo uri mu bigeragezo. Reka usenge Imana uyibaze ngo Mana ibibazo ndimo ni ibihe, ibibazo ndimo, izi ntambara ndimo, nyigisha gusenga, menye icyo nsengera, ubashe kumenya niba urugamba ukeneye kusohokamo ari ibihano cyangwa se ari ibigeragezo. Imana ikugirire neza nanjye ngirire neza, Imana igutabare nanjye kandi ntabare. Wowe wumvishe ubu butumwa ahangaha muri Luka 11 umurongo wa mbere, ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be.
Iri ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rikomeye rikugaragariza ko uko wakiga teoloji, uko waba dogita, ukaba dogiteri muri teoloji, ukagira gute n'ibiki byose, ariko aho ngaho ubumenyi bw'Imana, impano y'Imana n'ubwenge bw'Imana, Imana ibitanga buri munsi, Imana ibutanga nijoro, ikabutanga ku manywa, ikabutanga buri segonda. Niho ubonera Imana, niho umenyera gukomera kw'Imana. Imana ntago bayiga, ahubwo Imana irigaragaza. Imana yigaragariza abantu. Ubaye utemera Imana ntiwabura kuyemerera ko ivugwa, ubaye utayemereye ko ivuga ntiwabura no kuyemerera mu byo yaremye, ubaye utemereye mu byo yaremye ntiwabura kuyemerera mu byo igukorera, ubaye utayemereye muri ibyo byose ntiwabura kuyibonera mu bitangaza ikora. Rero nshuti muvandimwe, hari Imana isumba byose kandi ari Imana ikomeye, hari Imana ivuga, hari Imana ikiza, hari Imana itabara. Iyo niyo Mana ishobora byose, iyo niyo Mana y'umuremyi, iyo niyo Mana nyiringabo. Ngo Mana twigishe gusenga. Igihe icyo cyose usenga uzajya ubwira Imana ngo Mana twigishe gusenga, uzajya ubwira Imana ngo Mana nyigisha gusenga. Ngiye kwinjira umwanya wo gusenga, ariko ureke uwo mwanya wo gusenga ngiye kwinjiramo, Mwami Imana unyereke ko nkwiye gusenga, unyereke ko nkwiye kuvuga, unyereke ko nkwiye kuhimbaza, unyereke ko icyo nkwiye gusengera ikiri ngombwa. Ariko wibuke neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mushake ubwami bwawe no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Nshuti muvandimwe, nta na rimwe gusenga ari uko uba umeze neza, nta na rimwe gusenga ari uko waba udakenye, nta na rimwe uzajya gusenga waba ukenye uzasenga, waba ukize uzasenga, ubuzima bwose waba urimo. Icyo Imana ishaka mugire ivuga ngo mubanze mushake ubwami bwawe no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Nshuti muvandimwe, ibindi byose muzabyongererwa. Inyongera ushobora kuyihabwa cyangwa ntunayihabwe, ndetse Imana igashima ko wowe uri aho ngaho. Hari igihe Imana wowe ishimye kuri mu mwanya nk'uwo nguwo, ndetse waremeye mbere Satani kugira igikoresho, Satani arangije gucururwa, Satani arangije kuvuna amaguru, Satani arangije agenda agutera ibikomere bitandukanye, ariko Imana iragufata igukura muri rya sayo. Ariko ntibivuze ko Imana igiye kugirira neza mu bundi buryo, ariko bya bindi wakoze ukareka ububasha bw'Imana bikakuvaho, ukemerera Satani agakuyobora, ni ukuri za nkovu urazifite, ariko Imana ikugiriye neza ntuzongere kugira izindi nkovu. Icyo ni cyo Imana igukoreye. Rero ijambo ry'Imana muri aka kanya ngo tuganire ni iri ngiryo muri Luka 11 umurongo wa mbere, ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe